Nongeye kubaha ikaze bakunze basobanukirwa 5 TV nkaba nzi yuko mumeze neza. Sobanukirwa 5 TV rero nk'uko mubizi akaba ari channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'ivugabutumwa, ibiganiro by'iyobokamana, Bibiliya na Korani, amazina, ubusobanuro bw'amazina ndetse n'ibiganiro by'ubwenge nta handi wabisanga n'aha ngaha kuri Sobanukirwa 5 TV. Injira wige usohoke wigisha abandi. Umunsi rero nkaba nje kubabwira noneho kubasobanurira ibintu bitandukanye. Ni isomo ngiye kubigisha, isomo ry'ingenzi cyane rireba buri muntu wese ufite gaze mu rugo iwe. Murabizi ko igihugu cyacu kirimo kiragenda gitera imbere cyane, aho ibintu bijyanye no gucana inkwi n'amakara bitari kuboneka. So rero ni ukuvuga ngo gifite ingamba z'uko buri muntu wese yaba ari gukoresha gaze mu rugo iwe, kugira ngo amashyamba yacu akomeze abeho, areke kwangizwa n'abashaka inkwi cyangwa se amakara. Rero gutunga gaze iwawe ni ukuvuga ngo nicyo leta ishyize imbere, kugira ngo ibidukikije bireke gukomeza kwangizwa. Usanga abantu benshi bafite gaze mu ngo zabo, baba abasore, baba imiryango, ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite gaze iwe mu rugo, ariko ugasanga inshuro nyinshi baribaza bati ese ibaye itombotse, ibaye igize ikibazo twabigenza gute? Iki kiganiro rero kigiye gusobanura neza uburyo ushobora kuba wahita uzimya gaze yawe cyangwa se uyihagarika mu gihe itombotse ako kanya, utiriwe ujya guhamagara ahantu runaka ngo baze bagufashe, ahubwo nawe ukagira gute ukabyikorera mu masegonda. Iyi rero ni Sobanukirwa 5 TV, ibiganiro by'ubwenge. Tubasabe gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagiraho, ibiganiro by'ubwenge n'ibindi biganiro bitandukanye nk'uko maze kubibabwira. Rero ngiye kubasobanurira uburyo ki ubaye ufite gaze igatomboka, ikintu wakora cyihutirwa kugira ngo gaze yawe itaza kukwangiza cyangwa se ikanakwangiriza, ugasanga inzu irahiye, ibirimo byose birahiye, cyangwa se nawe ubwawe ikaba yaguteza ibibazo. Murabizi ko iyo zitombotse zikabura umuntu uhita azihagarika, murazi neza ko zijya ziteza ibibazo byinshi. Rero kurikirana iki kiganiro kugira ngo uze kumenya neza niba utunze gaze, niba ufite gaze mu rugo iwawe, niba uyicanaho. Iki kiganiro ndagukangurira kucyumva ndetse ugasharinga cyangwa se ukagisangiza n'inshuti zawe uzi zifite gaze, kugira ngo nazo umunsi byabayeho, kubera ko gaze isaha n'isaha iratomboka, ntabwo tuba tuzi ngo irateza ibibazo ryari. Ujya kubona ukabona rwose ni ibintu diregite byikoze utabyiteguye, utagize gute, haba nijoro haba ku manywa. Nuko rimwe na rimwe ukabona no ugatangira kwibaza ngo ese ndahamagara he ngo baze bamfashe? Urumva rero ushobora gutegereza aho uhamagara, ukavuga ati se ndahamagara polisi ko zigiye gushya, ndahamagara aho naguriye gaze ko byatombotse. Ugasanga abo bantu bose utegereje bakugezeho n'ubundi inzu yawe yakongotse, miliyoni wayitanzeho ugasanga zirahiye. Murabizi ko gaze ntabwo ari ikintu cyo gukinisha, iyo ituritse murabizi ko yangiza ibintu byinshi, ari ubuzima bw'abantu, ari ibiri mu nzu n'ibindi byinshi cyane. Icyo gihe ni ukuvuga ngo gaze iteza ibibazo cyane, nubwo idufasha tukayitekeraho tukagira gute, ko buriya gaze ni ikintu kiri very dangerous, cyangwa se ni ikintu giteye ubwoba cyane. Rero ngiye kubasobanurira neza ibyo bimwe mu bintu byihutirwa ugomba gukora mu gihe gaze yawe itombotse. Uyicanye, wafungura urutambi ukabona iragurumanye, wagabanya ukabona biranze, ukibaza ati mana ndakora iki ko ngabanyije bikaba byanze, ikaba ikomeje gutomboka, umuriro ukaba waka, ndakora iki? Kurikira rero iki kiganiro. Ni Tadeyo Icyo Imana Ishaka rero ugiye kubagezaho iki kiganiro, kandi akanabasobanurira neza ibyo mugomba gukora kugira ngo ikiganiro kugira ngo urinde urugo rwawe,
urinde ubuzima bwawe, urinde n'umutungo wawe kugira ngo ejo gaze itazagira gute, itazabisandaza ugasanga urahombye kandi wagakurikiye ikiganiro cy'iminota ingahe ugasobanukirwa ibintu ugomba gukora. Twagiye rero icya mbere, gaze ushobora kubona hari gaze z'uburyo bubiri, hari utugaze dutoya tw'ibiro bitandatu tuba ducometseho amashyiga, hakaba na gaze iba iri ukwayo ishyirwaho umupira, noneho uriya mupira ugacomekwa muri rya shyiga rirerire, cyangwa se ishobora kuba ari amashyiga abiri, ane gutyo, biraterwa n'amashyiga waguze uko ameze. Rero ni ukuvuga ngo ushobora kubona ukabona gaze iratombotse. Ndahera kuri gaze imwe ifite amashyiga icometseho n'umupira. Ni ukuvuga ngo niba ubona gaze icya mbere iratombotse, ukabona iratse, icya mbere uzakora cyihutirwa ni ukujya gufunga iriya regulator. Ni ukuvuga ngo niba mvuze regulator ku bafite iyi gaze iriho umupira, muhita mwumva ko ari ka kantu cyangwa se ya switch iba ifunguye kugira ngo gaze icanwe, ni uko iriya regulator iba ifunguye. So ni ukuvuga ngo niba ubonye gaze itombotse sasa, ukabona amashyiga umuriro wazamutse, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwihutira kugira gute, kuyifunga. Ikindi cyihuse direct ni ukuvuga ngo ni uguhita ufata igitambaro, yaba ari umwenda umeze nk'isume, yaba ari umwenda ukomeye, ukawushyira mu mazi ukawutosa, warangiza ugashyira kuri ya mashyiga, umuriro ugahagarara. Hanyuma ikindi uba ugomba gukora ni ukuvuga ngo ugomba guhita werera ako kanya ucomora ibintu bigize gute, byari bicometse hafi aho ngaho nka firigo ndetse n'ibindi, uba ugomba guhita ubicomora ku muriro. Icyo ni icya mbere. Hanyuma hari izi gaze, izi cylinder cyangwa se aya macupa, ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri guteka cyangwa se utekera ku iyi gaze ku ishyiga rifatanye n'icupa. Utu tugaze dutoya murabizi ko tw'ibiro bitandatu, ni ukuvuga ngo ishyiga riba ririho. Noneho ugiye kubona ubonye iratombotse, urakora iki? Umuriro urazamutse biranze, utangiye kwibaza ese ndayegera gute, ndegera amashyiga gute ku buryo nkupa valvo, ndayizimya gute, ese gaze ndayihagarika gute, ugasanga biragucanze. Dore rero ngibi ibintu ngiye kukubwira byoroshye ugomba gukora. Ni ukuvuga ngo gaze iratombotse kandi ntacyo uri buze gukora, nturi buyegere, umuriro wazamutse. Ni ukuvuga ngo wowe ikintu ukora ni ukuyitaza, urabona umuriro uko uzamuka hari icyerekezo umuriro werekezamo, ntabwo umuriro werekeza ahantu hose. Ni ukuvuga ngo shaka igitambaro gitose cyangwa se umwenda utose, yaba n'isume yaba n'ikindi kintu nyine ubona kinini gitose, uhite upfundikira ya gaze, use nk'uyipfundikira yose mu masegonda 10. Amasegonda 10 wa muriro uzazima. Umara kuzima, gaze yo birumvikana ishobora gukomeza kuzamuka, ariko umuriro wagize gute, cyari giteje ikibazo ni umuriro. None umuriro urazimye. Ni ukuvuga ngo wa muriro rero niba umaze kuzima gaze yonyine izamuka, ushobora kuzafunga ya switch cyangwa se ukajya kuri ya mashyiga ugafunga ka kantu ukata watsa gaze cyangwa se uyifunga. Byakwanga, ikintu uzakora cyihutirwa ni uko rwa rutambi uzagira gute, uzaruvanamo. Rwa rutambi uzahita uruvanamo, hanyuma gaze yawe igume uko yari imeze. Aho ndashobora kuba cyari ikibazo cy'urutambi, ugende ukikugura urundi. Ikindi gikurikiyeho, ni ngo tumaze kubona yuko icya mbere ari cya gitambaro. Icya mbere twabonye ni ugufunga wa mupira wo kuri regulator, ndavuga kuri za gaze ziba ziriho umupira. Icya mbere ukwihutira kugira gute, kuwufunga byihutirwa. Hanyuma ugafata n'igitambaro, ntukagikamure, uzagishyire mu mazi direct, utishyira kuri ya mashyiga. Hanyuma ndetse no kuri ya gaze twabonye bifitanye n'amashyiga nayo, ni ukuvuga ngo nta kindi ukora, ni igitambaro uhita uzingiraho amasegonda 10, wa muriro direct uhita uhagarara. Wamara guhagarara, noneho gaze ubwo ishobora kuba ikiri kuzamuka, ariko izamuka kure nta kibazo iteza, ushobora kujya wayifunga bigakunda, cyangwa se byakwanga ukaba wagira gute, ukaba wakuramo
rya shyiga, hanyuma rwa rutambi ukaruvanamo, wenda akaba ngombwa ugashyiramo urundi. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha noneho kizimyamwoto. Kizimyamwoto ni ukuvuga ngo nayo uyifite hafi aho ngaho wayikoresha. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresha kizimyamwoto ni ukuvuga ngo akenshi urabizi ko ziba zifite ibintu bimeze nk'ibifu, ni ukuvuga ngo uhita umisha cyangwa se ushushagiza hantu umuriro uri guturuka. Hano muri guturuka ni ukuvuga ngo iyo umishagijeho biriya bifu, ni ukuvuga ngo ku kanya gaze ihita igira gute? Gaze ihita izima. Rero ni ukuvuga ngo ikintu twigiye muri iki kiganiro ni ukuvuga ngo ni uko icya mbere ni gaze twamaze kubona uburyo ishobora gutomboka, birumvikana. Igitambaro gitose yaba isume n'iki ugashyira kuri cyangwa ukongera ushobora gufunga kuri regulator ugafungura ugacomeka ibintu wenda bicometse kugira ngo bitaza guteza ikibazo. Hanyuma n'ikindi kintu nanone ugomba kumenya, gufungura amadirishya cyangwa se inzugi, wa mwuka cyangwa se na ya gaze ugasohoka hanze. Hanyuma ni ukuvuga ngo hari ikintu bigomba kwitonderwa nanone. Ni ukuvuga ngo ikintu kigomba kwitonderwa, ikosa utazakora ni ukubona gaze itomboka ukajya kumenamo amazi. Ufata amazi ukajya kumenamo, aho ngaho kabisa byaba ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye, burya n'icupa rishyushye naryo ryagiteje ikibazo ushobora kuba wagira gute? Wayihagarika. Rero mwirinde ko inzu zanyu, imitungo yanyu byaza guteza iki? Byateza ikibazo ku bijyanye na gaze, mu gihe mu by'ukuri hari ubushobozi bworoshye cyangwa se ibintu byoroshye byo kuba iyi gaze wagira gute? Wabasha kuyikupa mu buryo bworoshye. Ibyo byose rero mvuze urabigerageza, iyo ubonye byanze wenda niho ushobora kuba wahamagara ubundi butabazi bwihuse kugira ngo wenda buze bugufashe. Ariko ibyo mvuze ni ibintu byihutirwa kandi bikora mu buryo bworoshye, mu buryo utakwirirwa uhamagara n'abo bantu bose. Ikindi kintu ugomba kwirinda ni ikintu gishobora kwangiza ririya cupa ku buryo ridashobora gukomereka, kugira ngo gaze ikaba yazamuka nanone mu buryo butari bwo. Rero nisobanukirwa 5TV, ibiganiro bitandukanye, iyobokamana, ivugabutumwa, bibera na korowani, ubusobanuro bw'amazina ndetse n'ibiganiro by'ubwenge nk'iki ngiki maze kubagezaho. Rero usangiza iki kiganiro kandi unatwandikire kuri 0788366415. Niba hari ikintu ushaka ko twavugaho utwandikire no muri comment, kugira ngo icyo kintu ushaka ko tuvugaho tuzakora ubushakashatsi nacyo tukibakorereho, kugira ngo dukomeze tubane kuri Sobanukirwa 5TV, aho wiga ugasohoka wigisha abandi.